Ahumse. Arumeze gute? Meze neza. Kugiye se muzeyi? Aha. Shibi. Ite kumeze gutyo. Sheri koko. Ikise kandi none. Si ubundi nagukoze iki mu by'ukuri? Kuki ukomeza kunkorera ibi bintu koko? Cyariko ntabwo nasobanura ushatse kuvuga. Nta kibazo n'ubundi naremeye kubabara. It's okay. Ariko Ibyo bikora. ibikise kandi nakoze Gusa none. n'iki kizagira nawe wicuza. Kubabaza kubikora ibiki nyine. Ubu nibaza ikintu nagukoreye gituma mbabaza bene aka kageni. None se kandi kuri inshuro ko twirirwanye hano ko nta hantu nigeze. Twirirwanye hano. Twirirwanye hano pe. Ko nta hantu nagiye nakoze iki. Okay, nta kibazo. Ubwo nyine n'amaso yanjye ntabwo areba. Si sheri habaye iki? Tutambwira. Bigize umwere nta cyabaye rwose nta cyabaye. Nese unemera icyo ibyo ntazi. Urambabaza. Nese ngubabaza mu buhe buryo kudashaka no kumbwira. Ako bundi. Papa yaguhaye iki? Ku buryo hari ibyo umukorera njye utankorera. Mu gitondo muba muri kumwe. Mbega no kuvanga iyo tubyutse ukabona ndabyutse ndambaye ndagiye uhita umuhamagara akaza mukirwana. Saa sita wakumva ko ngiye gutaha ukamubwira akagenda akagaruka saa 8. Koko. Ese sheri nyumva neza. Ndabyemera mu kanya avuye hano. Ariko nubwo avuye hano. Nababonye rwose mu matanye rwose. Nta kindi nari kurenzaho nabuze icyo nkora ngenda mu nzu ndaryama no kunywa amazi baze ko byanze. Nese sheri yambwiye ngo yaraje kukureba njye na yindi gahunda tukadufite. Nta yindi gahunda rwose niba yaraje kukureba ejo mwari kumwe. Yaraje kureba wowe. Yaraje kundeba. Ego. Ejo ko yarari hano. Niba ejo yarari hano akaza no munsi ni ngombwa ngo muhoberane. Noneho murahoberana mukagenda mukamatana koko. Ako bundi wazamusanze akagutunga. Akanunga se akanungana na mabukwe. None se ko mbona ari byo ushaka. Hanyuma se nagiye kubana nawe ntamubonera igashira ingenda gukunda no kutajya byumva. Urukundo rwawe ndarubona urahungaragariza. Hari byinshi nkorera. Sinibaza impamvu bikora. Gusa urambabaza. Basi noneho ngusabye imbabazi. Ntabyo imbabazi. Kuri ntago numvaga ko kuba yazanga musuhuza ari ikibazo. Kuko ari ibyo bikaka ari data bukwe. Nese ntajya mubona niruka. Nyine wari umukumbuye byari ngombwa kumuhobera mukamarana iminota 10. Gusa urambabaza ubyumve kandi umunsi muzabyicuza. Basi mbabara none ndakwinginze. Subizwa ukunda. Urabizi. Urankunda. Seriye. Ukeneye imbabazi mu by'ukuri. Nta kibazo ugikomeza ubikore. Oya sheri basi nagazagaruka muri uru rugo nanahandi ntuzongera guhurira numbabarira sibyo? Ukeneye imbabazi mu by'ukuri. Yego. Okay. Yego ndagukunda nubwo mba mbona sinzi. Ariko sheri nanjye ndagukunda. Iyo ubunkunda ntago wakankoza ibi bintu. Byibuze wenda ugende ubikore n'abandi bana atari papa. Papa yaza nkamubona mu maso yanjye ahobera umugore wanjye nishakiye. Urambabaje. Gusa nyine nta kintu nabikoraho n'ubundi uruwangiye gusa nibyongera nubwo muramwihaniza bikanga ariko nakunda. I promise ko bitazongera. Okay, nta kibazo. Urakoze. Ndabona ni ntamesa kamwe uyu musaza. Sheri kuri kuririmba se kandi akanyamuneza
twongeye twasubiranye. aha rega ndabizi ubundi ni wewa nubwo ari akantu gicishamo nyine birakara nibyo ariko wagicishamo ugaseka kubita tuba mwiza yigose ariko naratomboye koko washuwa cyane uru rukundo rwanjye aha ateka vitamini karame iziko n'urukunda akoye uburyo tuba tumeranye imyaka tumaranye twishimanye shamaze ndabikunda ziruka byangiza shiri ntabwo bizongera kandi urabizi ndagukunda ansezeranyije it's okay ite ko mbona uvuye mu nzu wabaye mwiza iyo umuntu nagatomo ubu iyo umuntu atazi imbabazi aba mwiza cyane nzajya nkubabaza kugira ngo ujye mu nzu umbabarire uzabaye mwiza ntabwo wabikora ndagukunda kandi nawe urankunda ndabibona Igo sheri maze ndakwikundira nta kibazo ahubwo se sheri karame akora ni mugoroba watujyana nk'ahantu igihe n'umwana nta kibazo nabikora bini ari umutekano amafaranga bahari nubwo abatari menshi ndakora nta kibazo sheri ndakwikundira maze sheri karame erega nanjye ndagukunda agapome ya amakuru yawe ni meza bro kuba nuba wishimye ni ibyishimo by'amagambo ndamoye ko yahindutse ra n'urukundo sheri kanguzanira agatebe ko wahindutse mada aha yabintu ari amahoro nyine tugomba kumera neza abantu bashatse ko baba bafite ibiryo ra aha ni karibu ahubwo birahari kanakwegere mwegere madamu wanjye nurutse harakuremo numva ibintu murimo muraseka nyine ngewe na madamu tuba twishimanye nawe urabibona nyine ko ameze neza nta kibazo ko ari waratwanze se ni akazi kenshi nawe n'ubu waragiye ngubu nari nciye ku muhanda ndavuga ati se kandebe niba mugituye muri bya bikari byo haraguru nibwo nje nsanga n'ubundi no mugituye ariko wagira ngo mwe mwakoresheje ubukwe oya ntago ari ubukwe nareba bofure ireba nk'amezi amaze atagera hano umaze igihe kinini ndakeka n'imyaka ingahera seruka hano Deus ari mutoya ngo si uwo mwanda namuzi nagiye mutaye mwamwita n'izina ahubwo Deus enda hano sha suhuza niba ibintu by'amasano ntabwo aha nese ntabwo ari anko basuhuze anko ego urabona atarabaye umugabo kuya nakuruse se hu yasaje yanduze ubona wicara hano nta kibazo mwana kwicara ku ibero nta kibazo ubona yarazanye n'ubwanwa wagira ngo agiye kumutereta rwose haguruka utamumwara oya nta kibazo icara ntabwo ari ugufuha urabona nyine umwana wanjye yakuze umeze ute se sha uranze se ntabwo nkuzi nanjye mvukana ngayibaze urumva atari ikibazo kuba umwana atazi se wa na papa turavukana uyu ni murumuna wanjye amakuru yawe amakuru ni meza bro urabona ko amaje no gushabuka mukuru azi no gusuka ahubwo ubutaha uzagaruka akwereka umukazana nizere nyine ko ari akantu wamuzaniye nyine nawe najya mu nzu n'ubundi mukaya ndahita nta kibazo kabura se nkaho umwana wacu yarakuze da ariko nangera ahari nkubita hasi ariko arahari ko murusha imyaka 2 gusa ngahibaze imyaka 2 gusa none mfite umusore uzi ko ageze muri segonderi ahubwo se gushaka mu yindi miryango mureke yirindire nta wundi se mwasize wawe mu ndagire gira shira afite karamu azashaka ahandi ariko umuryango twaba tuwuciye twaba tugiye no kuwurunda gusa ahubwo azagende hirya no hino noneho nari ndimo nihutamo yego nari ndi kugira ngo wenda mbasezereho gakeya ngarutse naza wenda n'ubundi ntago nindi iminsi urayana muze nta nubwo ndanamubona muze ntago murabona wapi oya nugenda tumutabona reka ahubwo mbe ngiyeho gatoya ntabwo tukurenza urw'irembo rero urabona nyine ko wagira ngo mwakoresheje n'ubukwe ubukwe bwano burahahora nagira nta kindi nyine nubwo hari igihe bitagenda neza mbona mukuru wanjye yazanye igitomatora nanjye wazakizana ndazanye hamagare umeze ute mwa meze neza wari uraho ndaho niko
umaze kubyibuha sha. Oya ntose si ibiryo. Sigaye urya ibikira. Oya nanjye ni ibiryo nk'ibyo urya. Cyangwa uryaga n'amanyama sha. Ntabwo se ujya uzibona muze. Ndetse nziheruka ryari sha ko mwagiye mu mujyi mukanererana. Kandi mukuru wanjye ambwiye ngo akwitaho. Anyitaho bwahe cyo kora mu kanya nanyuzeyo ariko ntabwo ninzeyo. Kubera iki se? Noneho niyo uvuye. Niho mvuye ariko ndamubwiye ati ngo ndagaruka n'ubundi nari ngiye ndi kuba ati n'ubundi nawe ndagaruka nkunyureho none turanahuye. Ntabwo abonye mukuru wawe ko amaze kugira umusore uraho uhagaze. Ariko nawe mvuye amubwiye ngo azanshakire ahantu ndi abakobwa baho bo mu mujyi nawe arabazi. Ngo agushakire nawe wakishakira rigura abona umaze kuba umugabo. Nanjye mbirimo ariko nanjye mbirimo hari umuntu hano kuri phone ari kumpamagara ariko nanze kumwitaba n'ubundi kubera duhuye. Oya ugerageze nawe ugire uko ubigenza. Nanjye ntose susure nawe ntazanye ubwanwa. Umaze kuba umusore. Ntabwo ubu ndeba se. Nawe ugire ushaka inkumi uture hasi. Ariko muze nawe se nawe ko usigaye umeze neza. Oya ntabwo. Uriya mukuru wanjye akwitaho burya. Oya. Ntabwo anyitaho. Kubera iki? Sinagenda ngo amene igihumbi ngo mbe ndacyifashisha. Kubera iki se kandi? Asigaye anyanga sinzi yarahindutse yagize urugo arahinduka. Ubwo hari ukundi kuntu wenda mujya mubigenza. Rero muze ubwo ngiye kugusezera ariko ndagaruka. Ariko kibuje mu rugo ariko nari bigenda turahura. Turahura nta kibazo. Genda turahura. Turahura nari. Umuhungu wanjye kamaze kuba igisorera. Yaragiye arabyibuha. Ahari abantu iyo babaye mu mujyi se nikora abangana. Ako mfite uruhungu rw'urusore pe. Mfite uruhungu rw'urusore niruza wenda ruranangurira icupa. Kagende. Gute bosi? Amakuru. Amasho bosi we. Amakuru yawe se mwana. Amakuru ni meza. Ko wabuze se? Bosi nyine narabuze ariko nsigaye ndi kuboneka. None se? Yego. Kiri gute bosi? Cyaje mu mutekano waragiye uratwanga nugeruka no mu rugo ngo udusuhuze. Nyine ni imirimo myinshi ariko bosi nyine turaza kuboneka nose nyine niki. Rero naragushatse. Agashira ntabwo kabura. Ndaza kuzajya munyihera ibivuzo. Niyo nkundaga. Ibivuzo biba bihari mu rugo madamu. Madamu bitaga imbetezi. Nyine ariko nawe ujye nshimisha. Nyine nari ngufitiye akazi naragushatse ejo bundi ndakuvura. None na telefone ufite ngo mbe nagukoringa. Biba byazambye. Akazi rero. Ngize amahirwe ndakubonye. Amatanza y'amafoto bajya bakora. Bose rero hise wishima akazi rwose. Gusa nyine ufitiye akazi. Shaka ngucungire madamu. Madamu wawe. Madamu wanjye. Shaka ngo ujye umukurikirana hagiye hose. Abagabo bahura umenye ngo batahahe umenyere buri kimwe ku muntu ukurikira madamu wawe. Tuzakocoramo n'umwera. Bibaye ngombwa wanamukocora. Cyangwa nzamuzane namufashe kwa kundi. Wewe uko ubishaka ariko uzabikora ariko madamu wanjye nzamuzana mucuritse. Nushaka uzamucurika umucurukure uko uzabikora niwe ukuzi ndabiza akazi urakazi. Ikintu cya mbere ni akazi. Akazi bwo umucunge umukurikirane umenyere buri kimwe kimwerekeyeho ndetse nawe. Yes ndakumva boss. Ubwo sinzi niba wambwira igiciro cy'amafaranga naguha uramutse ubikoze. Yangiye uzama nka 3 ariko urabuma yo 5 sange kuba ndayaje. Ndakuzi burawe ntabwo dukunda kugora. Ubwo ushaka 5 ushaka avance yangahe? Boss urabuma 5 nyine ngiye kujya n'imbada. Umusoro ngana cyari imbada koko. Boss boss njye umugati. Oya wenda byibuza wenda wafata agacupa kamwe. Ndajya kujya inkoko. Na senyi sasa vame inkoko. Ubaye inkoko za 7 niza 500. Nawe uri umwana koko mu mutwe. Reka muhe twumvikanye 3. Nta kibazo reka muhe kimwe cya kabiri. Kugira nyine nawe unozereza kugira ngo umwe nzamuzane namufasha kwa kundi nibikunda yoho nzagukorera buri kimwe wifuza. Yes boss. Amafaranga ndakuzanana na record nenda kugura touch zazi n'ibitaza za touch orega. Touch. Nta kibazo rwose wo bikurikirane. Ngiza gufatira zazi n'ibita video. Nta kibazo rwose. Ndagenda aya ni cya 5 wowe ugenda ubikurikirane nubinoza neza. Boss urakoze rwose. Nta kibazo. Ibintu biriho weho
Yes. akazi ushaka wanagatangira mu kanya cyangwa ejo wanjye uretse wenda kuzanira akagabo kamwe nagafasha mu kanwa ariko umenye utagenda ugafata umuntu batageze aho bahuriye wowe uzamucunga umuntu bari kumwe ari wunzanira ikintu cya mbere ni amakuru sawa nta kibazo ubwo sawa ndakeka turangizanyije sawa sawa aya erega sheri iyo ufite ikintu ugiye kumbwira ndabimenya urabimenya rwose utangira wisetsa niyo ufite ikibazo utangira ariko iyo turi hamwe n'umuryango ngewe weho n'umwana mba nishimye natwe dutewe ishema no kuba turi umuryango umwana nawe mwariyunze tumeze neza nta kibazo ko aba yatuje se ngira ngo aragutinya ahari ahubwo abatinya papa iyo ntahari muvugana ahubwo nyine wabimenya afite ibintu bivuze nabi oya nibyo iyo udahari turavugana tukaganira nyine niyo udahari nanjye turavugana ibaze noneho ukambwira na sheri uramuzi se oya warakuze afite sheri afite sheri nyine umwana uri kugera muri segonderi urumva agomba kugira umusheri birumvikana ariko nyine reba agatente urebe ko wajya guhaha udufaranga dusa nk'uwatubonye ubu urahaha iki noneho ra aho byose sheri ngomba mushaka kugira uyu munsi ibaze umwana yarega niyo mutware we turarya iki uyu munsi turarya inyama turazirisha iki umuceri ariko abana n'umuceri rwarahiritse nta kibazo arya umuceri kiro ni igihumbi ariko njye ntabyo mba nzi ako ubundi nubwo ari na ngombwa ko umugabo amenya ibiciro gusa kudahaha inyama zose zigura ute yasheri izana amafaranga tujye guhaha asanga imirobo turagurira biraduha ego na kinusu njyewe buri inyama imwe ku mugabo ibibaye ntabwo ari ngombwa byinshi nawe ukanywa agasosi kenshi nyine nk'umuntu w'umudamu ubundi inyama ni iz'abana nk'aba n'agakeri aya sosi biravamo umuceri ayo ngasi baravamo umuceri inyama n'ibirungo koko biravamo shiri nawe ikiro cy'inyama ndabizi ariko uvuga ko nanjye nyine mama aba yashatse gusaga nta kibazo erega na kameka mba ngakeneye amafaranga arahari genda urebe agatente nyine ujye guhaha umwana wanjye n'agatete mu nzu umwana wanjye kuki ushaka kumuvunisha wagenda ukakareba ko nta kuba mubwiye ngo nzane n'agatete ni ikibazo ariko nawe wabikora nta burenganzira mufite wenyine uyu urabufite mwana wawe ushaka agaki ntabwo urya umugati uno munsi noneho nahembwe nda nawe genda uguremo akagati naza kunywa icyayi ahubwo ayo ngayo icyayi kiravamo nta kibazo nta kibazo ushaka wakwikomeza gahunda zawe genda ubikurikirane mada nta kibazo rwose ibintu birahari amaye ntabwo twari duheruka umuntu w'inshuti ariko ntabwo nari nkaruye amakuru yawe se ni meza cyane ko wagiye ukabura se ni akazi kenshi akazi karaguheranye muri iyi minsi se ngo byifashe bitewe na madamu ni ibisanzwe madamu nyine tugirana utubazo ariko uno munsi ndakeka twakemutse ibyo ni ibisanzwe bibaho mu bantu bubatse n'umugabo nyine ibyabo ntabwo wabyishe bajya bavuga ngo nazibana zidakomanya amahembe ntimwajya mbabaza ubundi tukaba tumeranye neza ariko usanzwe nta kibazo ibyo nta kibazo ariko usibye nyine bikarangira n'ukanabye nyine nawe urabizi uri inshuti madamu hari amakosa ajya nkorera ku buryo nanjye nyine kwihangana binanira ibaze nyine kubona umuntu w'umugabo amarira arimo ashoka hari igihe ajya mbabaza rimwe na rimwe ariko nyine ibyo bivaho bigashira ibyo nta nubwo wabitindaho gusa nyine ibintu aba yakoze ni amahano uzi ko umugore wanjye yifata agasambana na papa reka nigeze kubasanga hano mu nzu baryamye ndatuza ndamwihorera arawukana arongera aragaruka nyine ndakeka narabikubwiyeho none ejo nabwo nasanze barimo bahoberana madamu ansaba imbabazi aranyinginga njye yaraje kureba ndabyihorera nyine birarangira turishima ubu nta kibazo ariko noneho nanjye nyine manyuze nawe ndi kugenda ndavuga ati reka ndebe inshuti yanjye uko imeze ubwo niko gucana ndagusuhuza ahubwo abafite akanya ngo tucane haragura umugore akantu nta kibazo ngiye umwanya ndawuhora niyo natagiye mu kazi nta kibazo nagusanga imbere kamanze ngira utwo nunganye sura buriya ari haraguru nta kibazo ndagutegereza kanze ndaje nta kibazo
Mezite muzeyi. uraje se Nari ngarutse. ubu nari nategereje ndi ngo ntabwo uraza Oya nose sine nakubwiye ngo ndanyura hano nubwo ariko manyuze. None nari nsa nkaho nje kugusezera pe ku kazi bamamagaye n'ubundi naho nari ngiye nagezeyo biba ngombwa nyine ko mpita ngarukira no mu nzira ndatari ko kugira ngo ngende kanze manze nkusezereho pe. ubwo se sha ubwo uragenda n'akantu nsigiye sha Umesite. Zerute muze. umeze ute sha Meze neza. uraje Ubusa akantu nagusigira ubwo ni nka gakira. wowe uri umwana igihe muba mwaragiye mukamarayo Numvishe sigaye icupa ngo wanshakaga ubwo nari yikanze ndaje mubwire sha Ntago wabanza ukamubwira se. oya ntago ari ngombwa ko Ariko ndimo ndanihuta. mereza sha ndabizi ufite amafaranga Ubizi utese. reba kuntu usa usigaye ukeye uzi ko usigaye usa naho ntabwo namenyeje niko kantu wambwiraga. muri iyi minsi mbe ndayifashisha Nose ubundi ariko na mukuru wanjye ujye mubwira kurebere ntose ko nabonye n'ubundi ameze neza kanze nkurebere ubu se urumva ushaka ngahe muze ikofi iruzuye niba yuzuye n'ayawe muze kanywa aya ngaya aragutosha iyo yama yose mbese n'ubundi kukorera menshi ndategesha iki se aya ngaya niyo ndategesha muze aya ngaya ndamara iminsi imeze neza rero n'ubundi bari kumamagara ku kazi reka ngende kanyabiki naha atanabura ndabona n'uwo mwana mufitanye gahunda kugira ngo mubwire ahubwo reka nigendere igendere sawa musore tuzabonana ubutaha none se weho nyine umwana naruniye saa kubwiye se yambwiye. genda undebere ku muhungu wanjye si uhazi Ndahazi. hamwe haraguru nyine Ndimo ndahabona. undebere ko umugore wariyo kandi utagenda wasanga n'umuhungu wanjye ariyo ugapfa kuvugavuga ngaho genda nyine uzumbwira ubanguke nusanga atariyo uzumbwira ubundi nkwereke sha urugundo umva ni ukurwinjira gake gake Mwiriwe. Yego. Mumeze ute? Turaho. Madamu wawe se ari? Madamu wawe ari? Urashaka iki? Ntacyo. Ntacyo uje kureba madamu? Ntacyo. Hari gahunda mufitanye? Ntazo. Madamu? Oui. Enda hano. Ngo uyu muhungu yagushaka gasinzi ibyo agushakira. Yambwiye se. Uramushakira iki musore? Dore ngo nta kibazo umubwira. Ese kutavuga mubwira nta kibazo. Mbwira nta kibazo uyu ni umugabo wanjye mbwira icyo nshakira nari. Nyine abijaju yaranyoreje ngo nze ndebe niba uri. Inde? Bijaju. Papa. Okay, birabaye nakundi nyine genda sinzi ibyo mwapanze. Ese chérie, turi kumbwira nabi. Twavuganye se? Nase rwo twavuganye. None. Se waje kureba rubuga ari nge. None dukora iki? Genda umusange cyangwa umbwire mve mu rugo aza kureba nta kibazo. Ese chérie nawe no kwa kambwiye koko. Gusa ugenda umbabaza kandi ngenda mbibona. Ariko kuri iyi nshuro nta kintu twavuganye. Okay, ngano nugenda umubwira ze ndi hano. Niba wumva ko ntacyo mwavuganye, genda umubwira ze ndi hano. Si papa ntabwo mutinya. Mwereke icyo mukorera. Genda umubwire ko ndi mu rugo njyenyine. Umugabo adahari. Genda umubwire ati ngiye usanze era ari wowe wenyine umugabo nawe uhari. Genda umubwire ngo urahimo nawe uri waze yisanga udatusha ngo umubwire ko mari. Genda umubwire ko madamu wanjye ari uri wenyine. Ibindi ndabyikorera.
kuri kuza ukajunjama se usanze bimeze utesha nasanze ariyo niwe wenyine uriyo niwe wenyine warebye neza wana nacunze neza pe cyangwa sha umuhungu wanjye araryamye oya ntawe uri ko gikunda kuryama ku manywa wagira kiba cyariye ibinanasi oya twahuye agenda kanze ngende njye kureba zarurya gahoro gahoro umeze ute se wari uraho ndaho nta kibazo aha naba ariho ni karibu rwose ugeze wisange mu rugo kari nk'urwawe se nimba naba ariyo se ni karibu ndani ese ko wari ubuze wari umeze ute ndari meze neza ntabwo twari duherukana wese wanze kuza kundeba nese cya gihe urabona habaye nyine ibibazo hakuri rwiza shaho ngenza kujyana no mu Misiri oya tuzagiye ryari se ahubwo muri iriya minsi aha turi ngamu badane nanda kwikumbuye ariko se birongeye birabaye musohoke muze tujye hanze muze tujye hanze muze tujye hanze wakitahira muze tujye hanze nawe vuye madamu papa wankoreye byinshi birenze nanjye ngiye kubikwitura ngiye kugukorera ikintu ku buryo nawe ubwawe mu buzima uzajya uricara ukabitekerezaho ugatekereza ahahise hawe ku buryo nawe uziyoberwa ukajya wireba ukabona ntabwo ari wowe ibyo wankoreye ni byinshi birenze ariko nanjye ngiye kugukorera ikintu kimwe mu buzima kiraguhindurira ubuzima ukagenda ugasanga nawe utazi ukuntu umeze enda hano dewe mereza aho ngaho ikaye n'agakaramu kazana umeze ute sogoko musuhuze ntacyo bitwaye muzehereye urabona iyi kaye ntabwo bayizanye hano ari ugukina nagufashe kenshi ndakwihorera dore ngiyi ikaramu ugiye kwicara usinye muze ugiye gufata ino kaye nubwo wayibitse kenshi ariko ugiye kuyifata kandi wakirana umutima mwiza usinye ko imitungo yawe yose wayingurishije none icyongeyeho wandike ko iriya nzu urimo utuyemo wayingurishije noneho warenga ukayikodesha ukaba usigajemo ukwezi kumwe ukwezi nikurangira ubwo sinzi uzatoromera akira sinya